wari watwumva akavuga ati bambwirire nta rukundo bakigira ariko se wowe udukurikiye we yitwaye atatarahura n'ibyo bibazo byose. Icyo ni ikibazo gikomeye, ahubwo umuntu wese ubyumva natekereze nka rya jambo ngo wabusize inkuru kimusozi. Ni ukuvuga ngo mbere yuko abandi bagutekerezaho nawe banza ubatekereze, mbere yuko usaba ko bagusengera banza nawe wisengere, usengere n'abandi. Gukunda imbiye Yego, aho bigeze naho amasengesho agurwa, hari abantu numvise ngo bikopesha amasengesho. Ariko tubwire abantu bari kutwumva, uwo muntu nawe niba uhuye n'uwo muhanuzi akakubwira gutyo nawe ukarimo nawe ufite ikibazo. Yes. Nawe ufite ikibazo kuko impano y'Imana ntabwo igurishwa. Uwo nguwo ugiye gushaka kugira ngo bamuhe iryo turo, impano y'Imana ntabwo igurishwa. Kandi nawe umucukuriye urwobo nkani y'igitambo ati ibyo byari bikwiriye, kuko twumva ko reka nyongereho hari abafata uwo mwanya bakajya gusengera bene se, ariko babafashije kubona tikezi bajyanaho basengera, babafashije kubona akawunga basigira abana abari kuri abasigaye mu rugo. Izina ry'umuhano ariko Theo birakomeye. Naguciye mu ijambo urumva Theo naguciye mu ijambo nituvuga ko mukristo warangira umuhano ndi umuhagana sibihakana ko rwose, ariko ikintu ushaka kuvuga ariko ntujya wakituro wowe. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Turabaramukije, tubahaye ikaze bakunzi bacu, turi kumwe n'abakozi b'Imana nk'uko mubabona, tugiye kuganira nabo. Turi buze kuba tugaruka ku rukundo rw'abitorero n'ishyaka mu kugirirana tureba ese uwo mwanya uracyahari ku buryo mwene data yakwitaho, yagufataho igihe mu gihe wagize ibibazo nawe akifatanya nawe, cyangwa tugeze muri cya gihe kivuga ngo birihuta, ibintu byose turi bize nta mwanya. Ibyo tugiye kureba, turi kumwe na mwarimu Rachel. Tubahaye ikaze mwarimu Rachel. Murakoze cyane. Turakwishimiye cyane. Murakoze. Harya muyobora he? Mu itorero rya ADPR mu Bibare. Yego, turabishimiye cyane. Mwarimu Rachel rero tumuhaye ikaze. Turi kumwe na mwarimu Betty nawe, twishimiye kubana namwe. Murakoze. Nanjye ni Betty nyine Kacyiru, ADPR itorero rya International. Okay, murakoze cyane. Ndiko kandi turi kumwe na mwarimu Vumiriya, namwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro. twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Rero umurimo w'Imana hariya ikavuga. Yego, mwarimu Vumiriya rero kuko ariwe dusoreje, nadusengere dutangira ikiganiro. Turagushimiye mwami Imana Nyiringabo ko waduhamagaye kugira ngo tugukorere. Uhamagara ba Petero na ba Yohana, wabahaye ubutumwa bwo kugera ku mpera y'isi. Niyo mpamvu turi ahangaha kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Nyemerere utangirane natwe muri uyu mwanya. Imbaraga z'Uwiteka zibane natwe, ugira icyo avuga wese. Ikiganza cy'Imana kibane nawe. Abadukurikiranye batugirireho umugisha, tubagirireho umugisha. Ubwami bw'Imana buganze hagati muri twe. Tugushimiye yuko ukuboko kwiza kw'Imana gutangiranye natwe kandi kukaza gusoranya natwe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka gutangira mwarimu Rachel adusomere icyanditswe tugiye kuganiraho, hanyuma tuze dukomerezaho. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa by'Ibyaha 12 ku murongo, tubere ku murongo waho wa 6. Haravuga ngo Herode araye ari umusore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akomanga Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga.
iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Amen. Amen. Tubonye ijambo rikomeye cyane hano ni ifatwa rya Petero. Mu kubyinjiramo neza, reka mwari muvumire adufashe kutunyuramo mu ncamake ukuntu byagenze kugira ngo tuze tuganira ku cyo tugendereye kuganira. Iki ni igihe hari hayoboye umwami witwa Herode. Bibiliya yavuze ngo muri icyo gihe umwami Herode afatira bamwe bo mu itorero kubagirira nabi. Iyo usomye hariya ku murongo wa mbere herekana Herode yicisha Yakobo mwene se wa Yohana inkota, arapfa biremera. Yakobo yari umushumba hari i Yerusalemu, niwe mushumba wa mbere hari i Yerusalemu. Amwicisha inkota biremera. Bibiliya iravuga ngo abonye ko anejeje abayuda. Numva ko Herode yica umuntu abayuda bakomye mu mashyi. Barishimye. Buriya tugomba kumenya ko hari igihe dushobora kuvuga ibintu abantu benshi batumva, bishobora kuba binabarya mu matwi ku buryo babonye n'ukuntu nuko banasanze naho bakubamba bavuga ati muradukoreye, si twe tubonye mudukiza, twe tubonye mudukiza aba bantu. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo abayuda bakomye mu mashyi baranezerwa, baravuga ati Herode uri umuyobozi. Utwicaye abagabo badusakurizaga batubwira ngo Yezu n'iki byose utugiriye neza. Ngo Herode abonye ko anejeje abayuda araniyongeza afata na Petero. Petero nawe yari umushumba, yari representant legal w'itorero rya Pentecote hariya muri kiriya gihugu cya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo nawe aramufunga, ariko mu kumufunga ngo mufunga mu buryo buri special. Yamushyizeho abasirikare 16. Urebe gufunga umusivili ukamufungisha abajepe bamwe ba sniper 16 sinabangahe. Noneho ikindi kigeretseho amufungisha iminyururu ku maguru no ku maboko. Ikigeretseho amushyira muri kasho ngo aha wenyine. Noneho rero iyo nayo turaza kureba ni gute umuntu ashobora gufunga umusivili akamufungisha kumushyiraho ingabo ntibihagije, agafata amaguru n'amaboko ashyiraho iminyururu akamushyira n'ahantu muri kasho. Kuvayo byari bigoranye, ariko nusoma Bibiliya hepfo nubwo Herode yaramufungiye aho hantu, abitorera ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Naho rero ni hepfo harara twari tugeze muri iryo joro, abitorera bagira umwete wo kumusabira. Mwarimu Betty, turebe imbaraga z'aba bitorero. Ntibagiye ku mwami ngo bavuge ati umuntu mwafunze ni mwene wacu, ntimwamufashe yibye, ntimwamufasha asambana, ntimwamufasha nk'urumogi. Kuki batagiyeyo bagahitamo kujya ahandi hantu? Babikoze bate kugira ngo barekera mu burenganzira bwabo? Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza cyane. Ubundi abitorero baba ari abavandimwe, nibo bantu. Itorero ubundi ni umuryango wa bugufi, iyi ni umubyeyi. Hari umuryango umuntu aba avukamo, ariko kandi iyo umuntu yanakijijwe aba afite umuryango mu itorero. Rero icyatumye bagira umwete wo kumusengera nuko nyine biyumvaga nk'aho ari bo bagiye hariya hantu. Bo ntago barababaye cyane kumva Petero bamufunze bamugiriye nabi, ngo bagira umwete wo kumusengera. Ntibirutse ngo bajye gutabaza anti cyangwa anko cyangwa n'izindi nzira abantu bajya banyuramo, kuko rimwe na rimwe hari igihe abantu bazinyuramo zigafeyiringa, zigapfa cyangwa ntizigire icyo zimara. Ariko baragiye bamenya ibanga ryo gupfukama, bajya ku mavi kuri Minisiteri Karago, bahamagara Imana, barayibwira bati Imana turengera umuntu wacu agaruke. Impamvu rero bagiyeyo nuko bari bazi ko mu ijuru hari Imana ibasha kubumva cyane kuruta uko babwira abandi bantu. Mu ncamake ndumva ari ibyo. Iyi ntwaro bakoresheje bashobora gukoresha n'izindi. Bashoboraga kujya kuvuga, tubona hirya no hino mu miryango mpuzamahanga abantu bigaragambya. Bo bahisemo kujya imbere y'Imana tu bajya gusenga
ubundi muri iki gihe muri kiriya gihe ni igihe itorero cyangwa dusomye kino gitabo cy'intumwa bamwe baravuga ngo ntibyakozwe n'umwuka wera abenshi babivugaho byinshi ariko iyo turebye tubona ko cyanditswe na Luka wari umudogiteri hanyuma rero mu kwandika cyane cyane iki gitabo kigaragaza uburyo itorero ryavutse n'uburyo itorero ryaciye mu karengane ari nako Petero tubona akarengane yari agiriwe ariko Imana ikamukura aho yari afungiye noneho ahangaha muri iki gihe ni igihe ntabwo bemererwaga gusenga kuko niyo basengeraga ahantu hihishe bamwe babicaga urupfu rubi cyane tubona abo bita ba Nero bagiye bica abakristo bagatwika umujyi w'i Roma tubona abo bita ba Herode batandukanye none muri iki gihe rero ni muri cyo gihe kuko bari baragiye babica bamwe bakabashumurira intare zikabarya babuza kugira gute gusenga kugira ngo tuvuge ku mbaraga z'amasengesho bo basengaga bazi ko bitemewe kuko hari abo tubona bo bita hari abo tubona ba Barutimayo bagiye bakababaga ngo babaziza kugira gute gusenga noneho ngo bagapfa bumva ariko ngo ntibareke kugira gute gusenga ariko uribuka wa mugabo bafashwe bakamubwira ngo yari umusaza ngo ushobora kureka gusenga kaga ngo jyewe Polikarupe ngaraga ngo jyewe ngo mu myaka afite nangeze iyi Mana ntabwo yigeze imemukira sinshobora kugira gute kuyihakana bamaya bagiye babanogoramo amaso noneho rero ngo Herode yica abakristo ngo yumva umutima uranezerewe ngo noneho ngo ariko ngo bitorero ngo bakagomeza kujya basenga binginga Imana noneho nimba yenda tuvuge bakabajyanye nkavumiriye njyewe na Betty nawe Theo tukajya gusenga bakajya kurira ati Imana urabizi vumiriya bamujyanye bagiye kujya kumwica kuko ngo hari uwo bita ngo uwo bita Herode ngo yajyaga gufata abakristo ngo akabashyira muri jaride ye nziza ngo yarageza ngo akabasukaho ngo esase ngo akababwira ngo tutarabica ngo tubacane ngo ntago mushobora kureka gusenga ariko abakristo bakavuga ngo ntago dushobora kureka gusenga ngo barangiza ngo bagashya ngo bumve muri icyo gihe nibwo baje bafatamo nande na Petero kuko yumvaga Herode yumva aranezerewe umutima we yumva arawunejeje anejeza n'abayuda kuko ngo biyo bagiye kubica ngo baragendaga bakabashyira muri stade abantu bose ngo bagahurura ngo baje kureba kugira ngo hatazagira uwundi nanone ubisubira ngo ariko ngo amaraso y'abakristo uko bagendaga babica ngo ameneka ngo ahubwo muri babandi baje kogeza baje kureba uko intare zibatanyaga ngo umwuka wera akabafata nawe agahita akizwa ngo ni muri cyo gihe ngo baje gufata Petero ngo bamufashe ngo bamubohesha iminyururu ngo ariko ngo abitorero ngo basengeraga ngo ahantu bwihishwe ubundi bitorero hari ahantu bajya bihereye bakamenya amakuru abantu ngo bajyaga basengera Imana ikabaha amakuru ikavuga ati nubwo bimeze gutya ndi kumwe namwe mumenye ko bari barabatijwe mu mbaraga z'umwuka Imana ikajya ibaha amakuru udafite imbaraga z'umwuka wera ntabwo wakwemera ntabwo waca muri biriya bibazo ntabwo waca ngo bakunogoremo amaso ngo upfe ngo uzira Yesu wamwihakana noneho Petero rero ngo barangije baramufata ngo baramufata ariko ngo abitoro basenya ngo kwa Mariya ari we nyina wa Mariko ahantu mu cyumba ngo bajyaga ngo biherera ahantu ariko Yesu ni mwiza ngo bagasenga noneho gatoya ndashaka kugera kuri kumbwira ati ni teacher mwayi so mbaraga noneho rero ngo barangije ngo baragenda ngo baramufata ariko abitoro ngo bari mu cyumba ngo kwa Mariya ari we nyina wa Mariko ngo bagira umwete wo gusenga baramwingingira uravuga ati Mana urabizi
ba runaka barapfuye bamwe babanuguramo amaso abandi barabatwika none bafashe na Petero umukozi wa bagiye kumwica. Mana, hari icyo wakora, hari icyo amateka wahindura ngo noneho ngo bamuboheshe iminyururu. Ariko Petero ngo ari mu nzu ya gereza. Haleluya. Yari afite imbaraga zo kwizera. Haleluya. Abitoro ngo bagira umwete wo kugira gute wo guseka ko abantu baranakundanaga. Aho niho hari ikibazo ahubwo cyane. Aho niho hari ikibazo cyane. Uwo mwete uvugwa baba barawuterwaga n'urukundo cyangwa bawuterwaga n'ubwoba bw'uko babona aribo bazakurikira. Aya baranakundanaga. Ase muri kiragiye ko bafataga n'ibyabo byose bakabisangira. nta bwiko niko biri. Nk'ubu tukabaza ibintu byacu byose tubizane twiye dukorera Imana. Ariho bananiye na Safira baguye. Ariho bananiye na Safira. Ni habuze nyine babandi bubwenge ndetse n'ubwenge n'ubucakura. Ananiya na Safira nabo bazanye mu bucakura. Ati tubitange ibi biguzi mugurishije umurima. Ati nibyo undi atari ko nukabura ubwenge ubwo se tubitange ejo bizagenda ejo biramutse byanze wamenya amaherezo y'ibi bintu ari ibi. Ikibazo mfite akasabura n'ubucakura mwari sabura n'ubwenge kuko itegeko ryariho Imana yari yarabahaye nuko basanga nibo babyitiyemo ariko iyo baza kubireka nta nicyo byari binabatwaye ntibageyo ahubwo niba ikibazo kiri icyo dukomeje icyo nabazaga ndagaruka kuri uyu mwete abitorero bagize. Uyu mwete urava hehe? Iri shyaka rituma umuntu yareka ibye. Tubwiye ngo bari baretse bagize umwete wo kumusabira. Ni urukundo bari bafitanye. Ikibazo rero niba n'uyu munsi byashoboka ndahera kuri mwarimu Vumiri. Ariko tubona kuko niba tuvuga ko turi abana b'Imana byashoboka. Icyo kibazo baje kirakaza kabisa. Nawe wigirije nkana nka mwarimu kabisa. Noneho Paul turi mu bihe Pawulo yahanuye ndetse n'abandi bahanuzi. Turi mu bihe bya nyuma. Kandi yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Rero kugira ngo bemere nk'icyo gihe ni ibintu bigoranye cyane. Muri kiriya gihe cya ba Petero n'intumwa mu gihe cy'intumwa cy'itorero rya mbere abantu bari bahuje umutima kandi urabyibuka ko bari kiri mu muriro wa mwuka wera bari bagifite imbaraga z'umwuka bakibatiza mu mwuka kuko bageze ku rwego bagira ibihe baranimuka bava mu ngo zabo bakora nka zone y'intumwa y'abantu bizera Yesu kugera ku rwego ngo bageze ku rwego bumvikana ko niba basangira ibyabo bakarya umutungo wanjye washira bagafata uwa Beti wazashira tukazafata uwa Rasheli wazashira tukazafata uwa Teo washira tukazafata uwa Leonce. Nuko gahunda zari zimeze nuko bari babayeho nta bwiko niko basangira kandi ukanavuga ati nakakandi kari runa ifite n'akandi kari ikintu cyatuma none bamenye kujya babibaruza no kubandi ubu rero icyatumaga basangira ibyabo icyatumaga banasabirana bari bafite urukundo bari bahuje bari bari mu mwanya umwe urabyumva neza bari bakijijwe bari baryohewe n'agakiza. Rero igihe tugezemo turi mu gihe tuvuga ko Yesu atinze urumva imyaka 2000 n'ibindi ishize uranyumva neza kandi urabizi ko iyo urugendo ubundi rutinze no mu butayu yes cyatumye n'Abayisiraheli benshi bagwa mu butayu niya myaka bazengurutse kugeza kuri uyu munsi. Rero kugira ngo ubone umuntu ugira uwo mutwaro nibafungwa umushumba we reka tuvuge umushumba ko Petero no mushumba no umwungere abari bari gusenga n'abakristo kugira ngo abone abakristo bazafata iminsi 3 cyangwa ngahe bingingira umushumba bakavuga ati turi kwingingira umushumba Imana imufashe imuvane muri gereza ukeretse na gereza no mu buzima busanzwe imuvane mu kigeragezo ari cy'uruvugo wenda hari n'ikidosiye wenda kikuriho ubundi uretse no kujya gusabira uwo mushumba uretse no kujya gusabira uwo muyobozi ni ukuvuga ngo ariko se ubundi n'abandi batuvuga ku bitangazamakuru wagira ngo ni abantu badasenga ese iby'iwacu ubundi bimenyekana gute
nitwe tubyivugira twese tugenda tukabivuga ariko ni rwa rukundo rwa rwamaze rukundo rwakonje nanone buriya bagakwiye kuba batavuga ahubwo bakajya mu cyumba ab'itorero bakwiriye gusenga Aho niho ntabwo imbaraga ziri. bakwiriye kugenda bavuga umushumba petero reka nivugire petero Yes. ahubwo bakwiriye kujya ku mavi bakavuga bati mwami murokore muri ariya makuba mukure kuri uru buvugo kureho n'igitutsi dukureho n'igitutsi nk'itorero ryacu ab'itorero ndabinginze aho muri muzumvira ijambo nimwinginge imana Mugusenga. nimupfukame musenge nimureke dusubire ku isoko kuko ab'itorero dukwiriye kugira urukundo ntabwo dukwiriye kuba ari twebwe tutagira urukundo nubwo muri timoteyo havuga mu bice bitatu timoteyo wa kabiri ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya bamwe bazaba bikunda birarira ari indashima batumvira ngo badakunda n'ababo ngo badakunda n'ababo ariko imana ibwira timoteyo ngo bene abo ujye ubatera umugongo reka mvuge ngo rero ntabwo dukwiriye kugendana n'abo ngabo ahubwo tubatera umugongo twingingira ab'itorero twingingira abashumba bacu twingingira natwe ubwacu kuko niba umushumba petero bamufashe nawe bazagufasha Ni wowe ukurikiye. ni wowe ugize ukurikiye tujye ku mavi rero dusenge imana ikureho igitutsi ku itorero ryacu mu yandi magambo uruhiga undi ntirugusize ntabwo rugusize kandi baranavuze ngo ukubita imbwa bashakanye none rashi karame uyu mwanya abantu bigomwa uyu munsi wa none bikunda kuvuga ati ibintu abantu bose barahuze abantu babaye bize ubu biroroshye ko umuntu yareka ibiryo iminsi 3 asengera mwene se ariko reka mubwire nubwo bimeze nk'uburyo mwarimu yabivuze avuga ati turi mu minsi ya nyuma ngo Pawulo yavuze nibyo koko ariko haracyari 7,000 bitarapfukamira baya reka mbabwire to nubwo ibihe bimeze nabi ariko haracyari abantu basenga imana haracyari abantu basenga imana wirinde uvuga n'iminsi 3 n'iminsi 7 bayisenga basengera oya ashobora kuyisenga ari turitandukanye kwisengera ubwe asengera ko inzu ye idatezwa ashobora kuyisenga abana be ko bakire cyangwa abanamena asengera ko abantu be bajya muri Amerika kwiga ariko yasenga iminsi 3 ngo mwene se uri muri gereza ufunze afungurwe ari umuntu ku giti cye cyangwa asengera itorero muri rusange washobora gusenga yewe reka mufashe twebwe turahari sibyo guhamya ko tukiyasenga ni ukuri ntabwo twivuga neza ntabwo rasheli yagira ikibazo ngo ndeke kujya ku mavi ubwo urwo rukundo rurahari muri bakeya namubwira ni mwari muze ndagira ngo mu makanya dusengane mfite icyifuzo kinkomereye gutya na gutya na gutya nkamufasha ntabwo ujya uyasenga bo ngewe ndayasenga ariko asenga yabajije dore ngiki reka tubyumve neza yabajije ngo se hari umuntu ushobora kugira ikibazo gikomeye cy'ingutu agasenga nta wabimubwiye reka two kukivuga izina yego noneho yagira ikibazo mwene se agafata iminsi 3 cyangwa 7 akavuga ati ngiye kwinginga imana iri mu cyumba mwikorere umutwaro nicyo Theo yabajije reka nkisubize Dasheri yavuze ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira bayari bivuze ngo barahari bari mu ibanga batazwi tutapfa kumenya kuko nabi Imana yavuze ibwire Eliya ntabwo yabamenya ntiyaba yaragiye kuvuga ngo ninjye usigaye yenyine ariko dufate ko barahari umuntu ariko n'abadukurikirana bari twumva hareruye ubu byarahindutse nkamubwira bene nk'abo ngabo bari mu ibanga cyane ko n'itorero rya Kristo riri mu ibanga ntabwo ari iyi mibare tubona ikibazo cyane nkibaza ariko ntubambaze ikibazo cyane nkibaza biroroshye kuri buri wese uwo mu itorero kuba yafata uwo mwanya akajya gusenga kuko twumva ko reka nyongereho hari abafata uwo mwanya bakajya gusengera bene se ariko babafashije kubona tikezi bajyana aho basengera babafashije kubona akawunga basigira abana abari kuri abasigaye mu rugo izina ry'umuhano ariko Theo birakomeye ntaguciye mu ijambo urumva Theo
ntabwo uciye mu ijambo nituvuga ko umukristo yanjye ni umuhanuzi simbihakana ko ni rwose ariko ikintu ushaka kuvuga ariko ntujya waka ituro wowe ntabwo waryakira ariko uri muhaye Imana yaraguhamagaye naryakira rero siri ntawe usaba guturwa ntugire gasi n'ituro reka mbafashe iryo si ituro ni nk'impano Imana ikugeneye ahubwo iby'ituro reka mbabwire tubireke twivugire Imana kuko ituro rifite aho ryagera reka dusubize impano ndashaka tuza nituvuga ku bakristo bashobora gusabira abungeri turaza no kuvuga ku bungeri bashobora gusabira abakristo tujye dukoma urusyo ariko dukomeye n'ingasire niko kuri kwiza niko kuri kandi rwose tudaciye hejuru ngenda byibuka yuko wenda ibyo kwa kituro reka tubireke ko ntawe ndakituro nta n'itura ahubwo ituro barayatura mu rusengero ahubwo ni impano noneho ndabyibuka yuko mu minsi yashize ubu turi mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa kabiri ndabyibuka yuko hari umuntu wahuye n'ikibazo nk'ibyo twavugaga ahura n'ikibazo nanamuyoboye kandi naramuyoboye ari umukristo mwiza ukorera Imana witanga cyese ko abantu bose dushumbye tugomba kubitaho nyene nk'abakristo ariko umuntu agira ikibazo baramuroka arasara banyuma neza uwo muntu twamubayeho ukwezi tumusengera imirimo irahagarara ukwezi je nafashe ndimuka mbira umuryango kwera umundi n'inshuti y'umuryango navuga ngo ndimutse vuye mu rugo uriya muntu atarakira nta kintu ndi bushyire mu nda sindi buwe no mu muryango kandi n'umugore aravuga ati genda rwose ukora umurimo w'Imana turagenda tuba kuri uwo muntu turamusengera babyumvise neza Imana ikora igitangaza aba muzima arakira babyumvise neza rero si twavuga ngo nta bantu bagisabira abandi abantu baracyahari ahubwo ikintu cyambabaje namubajije kandi ko niko kuri nabo twari turi kumwe nahamagaye ngo dufatanye gusengera uwo muntu naramubajije ngo nta muyobozi ugira ibintu uvuze uyu munsi nabisubiramo ese nimutse urumva nta nubwo wenda nari nkibarizwa aho hantu no muri iyo paruwasi sinari nkiyabarizwa nabajije ngo nta bayobozi ugira ko ngiye maze ukwezi ntarabona n'umuyobozi mwarimu cyangwa pasiteri baza ngo barebe uburwayi bwawe birambabaza donc nituvuga rero abakristo bashobora kwita ku bayobozi tuze no kureba natwe abayobozi se inshingano z'ubuyobozi tubafitiye umwanya ariko uri mwarimu reka aho ngufashe uri mwarimu kandi wari noneho rero buriya umwarimu ahari ariko si uwo ntabwo nari mpayoboye ni wari uhayoboye ariko nyine muri cya gihe wenda mwene so umushumba mukorana yagize intege nke Imana yaragukoresheje wiyumvamo iryo cyaka uramuhagarara dushimira Imana kubw'ibyo aho icyo nabazaga byarumvikanye ko dore mu itangazamakuru bihora bitunyuraho twebwe turasoma turanareba rwa rukundo rwatumaga abitorera bagira umwete wo gusenga erega ibyo hari igihe bitanakorwa n'umushumba yuko yakwaka ituro uwo asengera ahubwo ugasanga n'uwitwa mwene se aravuze ngo kugira ngo nzakugireyo birasaba iki bigeze muri cya gihe cya nyuma Pawulo yavuze nyine cyo gukunda imbiya aho bigeze naho amasengesho agurwa hari abantu bisengo bikopesha amasengesho ariko tubwire abantu bari kutwumva uwo muntu nawe niba uhuye n'uwo muhanuzi akakubwira gutyo nawe ukarimo nawe ufite ikibazo nawe ufite ikibazo kuko impano y'Imana ntabwo igurishwa uwo nguwo ugiye gushaka kugira ngo bamuhe iryo turo impano y'Imana ntabwo igurishwa kandi nawe umucukuriye urwobo ariko tewore duhindure acukuriye urwobo se umwatse y'amafaranga sibyo kubera ko tuvuge mubyita ituro ntabwo ari ituro navuze amafaranga ni impano ahubwo ariko yenda impano ntabwo umuntu ayisaba sibyo ariko ntabwo tubakanye ko iyo mpano utayihabwa ntibica ku ruhande turabizi jewe reka mbaho urugero Kristo wasanze yaje ntawe sinanaryemera barananyumva nararyanze hari umuntu wasanze anambwira ati koko mukozi w'Imana ati koko umuntu kumusanga ari umukozi w'Imana ukamusaba inkunga y'amasengesho akavuga ati banzuzane senkani y'igitambo ati ibyo byari bikwiriye ngo ni igitambo mwe mwabyisitura ariko hari n'ababyitanga ibitambo bavandimwe ntabwo bikwiriye pe kuko mwibuke Elisa ajyana nande
na Gehazi igihe uriya mwami yari agiye muri Yorodani kwibira karindwi generali Namani ngo bamuzaniye amaturo ngo bamuzanire ibyiza haba ibiki byose amafeza ngo ariko arabyanga aravuga ati biragatsindwa impano y'Imana ntigurishwa Gehazi arakurikirana umutima uranga ngo barabaherekeza ariko burya ngo yari umuhanuzi nawe yari arimo yigira kuri yaravugaga imiya ngo baraherekeza baragenda bageze harana yabuze ubwenge ariko ngo yigira inama mu mutima asubirayo aravuga ati umukozi w'Imana aravuze ngo ni muzimpe aravuze habonetse abashyitsi ni mumpe ibyo biguzi noneho ngo agarutse Elisa aramaze ati Gehazi uvuye hehe ati reka ntaho atangira kubeshya aramubwira ati umutima wanjye niwajyanye n'uwawe igihe wajyaga hariya nimo kubwira ngo umwuka w'Imana uri muri iki yakubonye ujya kwaka ibiguzi ahubwo dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo ducogoze ibyo bintu byateye sibyo tumenye tugarure rya shyaka yego umukozi w'Imana tugarure rya shyaka n'umwete aho kugira ngo abantu batangire baka amafaranga bagiye gusengera barahari turabasenya turi abakozi b'Imana impano y'Imana ntigurishwa rwose impano itandukanye no umuntu arakubwira ati n'igishoro ngiye gusenga none mpaniti kirinjyana ariko uziko ari ese ntiwanamusengera aho ngaho uri hano igihe cyangwa yagiye kugusengera akajya avuga telefone akayikuraho kandi yibereye muri business ngo ndikanyarira ngo ariko se waba wahaye umuntu uvuga ngo arimo aragusenga hari umukozi w'Imana umwe ngo wagiye kubwiriza ibura ngo arabwiriza abantu barafashwa pe ngo ariko niba na cya kigerezo cy'ubukene nacyo kiragatsindwa cyaramwokamye nawe arangije ngo agiye gutaha abona bamuherekeje ngo udufaranga duke arangije ngo ati imfura yanjye irapfuye atangira kuvuga ngo imfura irapfuye urumva ibyo bintu kandi yari amaze kubwiriza ngo barangije ngo abarundi rero bagira umutima mwiza bati mukozi w'Imana reka baramuhereza icyo nabazaga ni icyo kijyanye n'ishyaka n'umwete watumye abitorero bihuriza hamwe bagafata umwanya ndimo ndatekereza kuri uwo mwanya mwari muvumirira nkatekereza uburyo bari bigomwa ibintu byabo kugira ngo babone mwene se afunguwe reka tubivane no ku bandi uyu munsi mwene data yagira ikibazo tubivane no muri ayo masengesho uyu munsi wamubohora mu bindi ashobora kuba afite ikibazo cy'ideni amafaranga yawe ari kuri konti ese koko wamwitangira ukayakuraho vumire arabitse wenda ntawivuga neza ubwo turimo turabaza umuntu wese udukurikira ntabwo wenda ari ukwiyamamaza no kwivuga neza ariko ngewe ikibazo cya mugenzi wanjye gifata nk'icyanjye ku buryo wagenda ukayakuraho ngewe niko nakubwiye nyine wayakura ikibazo cya mugenzi wanjye gifata nyine tugifata nk'icyawe n'ibyo koko kuko turi ingingo zigirirana ari wowe rashe turi none ndahita mubwira yenda nawe ushobora kuba afite ikibazo turi ingingo zigirirana mu by'ukuri pe nyine turi ku rukundo rw'abitorero turi ku rukundo wagenda mukanya kumbwira akantu gati mu kuvugana tarakano ngiye kujya kureba sibyo mwari none mubwira wagenda teo Imana igumugisha uri kubaza ibibazo byiza wagenda ukayakura ukayanganira ati kubera mukozi w'Imana abana ntibiga ufite ikibazo murabona ufite ikibazo rwose numva nanjye kimabara rero ifite udufaranga reka ngende muzane ntuguhere wigomwe ikibazo rero ngiye kubaza nanone wewe witwaye ute muri cya gihe waba umeze neza mbere yo gutekereza kandi bakugirira neza icyo nacyo ni ikibazo kaho mwarisubiza none icyo nacyo ni ikibazo tewe Imana iguhumugisha wowe witwaye ute utaragira ibibazo ese wowe wafashije abandi ese wowe wagize icyo utanga ngo nabo wari watwumva akavuga ati bambwirire nta rukundo bakigira ariko se wowe udukurikiye we yitwaye atatarahura n'ibyo bibazo byose
icyo ni ikibazo gikomeye. Ahubwo umuntu wese ubyumva natekereze nka rya jambo ngo waba usize inkuru kimusozi. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko abandi bagutekerezaho nawe banza ubatekereze, mbere y'uko usaba ko bagusengera banza nawe wisengere, usengere n'abandi. Ariko ngo wowe waba waritwaye ute mbere y'uko harimo abitwara nabi mu bibazo, harimo n'abitwara nabi igihe bafite ntibatekereze ku bameze nabi. Kandi mwibuke yuko Imana inaduhamagara, rega yaranatubwiye ngo dukorere Imana nk'abajya mu ijuru, sibyo? Rero dukwiye kwitwara neza. Reka abatwumva itware neza muri icyo kibazo, ufashe mwene so uri mu kibazo. Ariko nawe niba hari aho witwaye nabi mbere y'uko ugira icyo ugira, wihane noneho usaba Imana y'urukundo. Ariko tutarongera kugira, hari icyo nari nabajije mwarimu, nambwira ese wayakoroka mwarimu? Ndabizi rwose mwarimu nta shitani agira. Ese mwarimu nta shitani agira, kuko nanibuka nimara gukora mariage yanzaniye rwose abyumva gusura mu rugo. Ntabwo ari ituro mwarimu, ni impano yahembye umubyeyi. Yahembye umubyeyi yasuye abageni. kandi mu kintu mwarimu kumenya agira kwitanga. Yenda tutumva tubivuza gutya bagahita baguhamagara ati ariko yenda si uko reka njye muvugire. Agira impano yo kwitanga no gutanga. Icyo ni ikintu kimubaho, ariko ntabwo tubwiye ngo gutya urabona ubwo twabazaga buri wese udukurikiye, kuko harimo ubu ngubu harimo abantu bafite amafaranga menshi ku mabanki cyane. Byageze nubwo leta ivuga ati ntimwemerewe kubikuza arenze $5,000,000 ku munsi bitewe n'ibihe turimo. Ntimubizi se ko leta yageze ubwo igena, hari umuntu uvuga uti nshobora kuyashakira be nkatwara $1,100,000, ariko iyo leta ijya gushyiraho izo mezire zose nuko ibizi ko hari abantu baba bayafiteho menshi batajya banakoresha. Ubwo rero twarimo tuvuga hari igihe rega mwene se yagira n'icyo kibazo ukajya kumusengera, uba ushobora no kugikemura. Yego. Tubivane mu mateori, tubivane no mu magambo, nicyo twashaka kuvuga. Ariko se ibi tumaze tumenye icyo kibazo icyo ari cyo. Ariko se umuntu yaza akaza kukubwira ngo ufite ikibazo ngo usengere, yenda tuvuge ugiye kureba nka mwarimu Betty n'umuntu Imana yagiriye neza, yamuhaye n'umugisha rwose turabizi. Noneho umuntu araje ngo mwarimu ngo ndaje ngo usengere, akandi avuga ati se ukaba se icyifuzo ufite ni iki? Ati maze iminsi 2 ntarya. Wajya ku musiranga wabanza ukica ibyo byose nibyo turimo tuvuga muri rya shyaka nawe ukamuhereza ikintu cya mbere. Abo bantu rwose Imana ijya inabanyoherezaho cyane. Mu by'ukuri Imana ibikwiye no guha abakozi b'Imana amafaranga, iduha amafaranga pe. Kuko njyewe yaje akambwira ati maze 2 ntarya, sengera mukozi w'Imana. None se koko abakeneye isengesho, abakeneye kubanza ukamuha icyarya agahembuka n'abana ukabona washyiraho isengesho. Icyo gihe rero iyo aje ntayo urageragezwa mu mutima. Iyo usanzwe ufite impano yo gutanga wumva ngenda babara cyane, hakaba n'igihe ushobora no kwigomwa yo nari bujyane mu bana nkayamuhereza. Ariko mu by'ukuri nkabanimye abana kandi nabo ni inshingano yanjye. Rero Imana ikwiye no kugira idushyira ikintu ikaduha amafaranga mu murimo w'Imana kugira ngo dusapotinga abana. Turimo dusoza tubonye ko abitorero bagize umwete wo gusengera mwene se. Ntibishoboka hatari urukundo. Ntabwo bishoboka. Ubundi mu mpano z'umwuka harimo urukundo, kwihangana, kugira neza. Izo ni imbuto. Ni imbuto z'umwuka. Ni imbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka rero ni urukundo nyine. Iyo umuntu afite urukundo ashobora gufasha. Ariko kamere yacu tubamo, kuko tugira kamere, abantu bose bagira kamere. Ikamere rero nubona washoboye gutanga Imana icyubahiro, ni Imana igushoboje, ni kamere y'umwuka igushoboje. Ariko muri kamere muntu ntabwo byoroshye. Imana iciye kamere. Ubu se nta muntu wikoreye imyenda mu magariderobe yuzuye kandi abona abantu bambaye ubusa, abantu bambaye akagira imyenda igihumba iri mu magariderobe. Ntabwo bikwiriye. Kamere nyine iri mu bantu ntabwo ituma batanga. Ariko nukuri dukwiriye kugira imbuto urukundo mu bantu b'Imana rurakwiriye. Reka tunarwibandeho Theo. Ubundi Imana ni urukundo. Niba ukorera Imana ugomba no kugira urukundo. Ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye igira gute itanga
tugize gutanga itanga umwana w'ikinege ariko kubera iki urukundo ugize urukundo rero watanga n'ibyo ufite ukabisangira na bene so muri make urukundo nirugaruke mu bantu murakoze cyane turimo twerekeza ku musozo mwarimu nashatse kubaza ubwo natanga n'inama kugira ngo mwarimu betaze kudusengera dusoza uyu munsi ubona abitorero bakwiye gushyira imbaraga mu biki kugira ngo wa mubano rya shyaka n'umwete byatuma umuntu ashobora gufata amasengesho akayafata ku bwa mwene se akamara ya minsi 3 bishoboke twabonye ko uyu munsi biragoye abe yabasha no gutanga ibye byose ku bwa mwene se ubona hasabwa iki nicyo twahereyeho tuvuga kare yuko hari ikintu twatakaje umwimerere w'itorero ubundi icyacu si ukuvuga icyacu ni ugusaba imana tukajya imbere y'imana wabibonye ko Petero afunzwe bagiye ahantu baramusabira ntibagiye mu myigaragambyo ntabwo bagiye mu myigaragambyo bagiye kuri itangazamakuru rero ikintu twatakaje ndiriya banga ryo kuba imbere y'imana kuko abitorero batumye imana kwa Herode kwinjira ntabwo byari byoroshye rero icyo twatakaje ni kiriya ntabwo impano yacu ingabire yacu ari ukuvuga ahubwo ni ugusaba imana tukavuga bike ahubwo tukaba imbere y'imana ikaba ari ikemura byayo no kugira ngo tujye kwitangaza amakuru n'ahandi nitwe twivamo murakoze cyane reka dusoze dushimira mwarimu Rachel kubw'ikiganiro yaduhaye anatwibutsa nawe afite YouTube channel wajya mubona ibiganiro byabo yitwa Irembo Ryera TV murakoze imana ibahe umugisha mwarimu Rachel ndetse na mwarimu Betty nawe afite YouTube channel yitwa Arabohora TV murakoze cyane turi kumwe na Vumira nawe yayitwibutsa mwadusura kuri Iriho TV aho hose rero izo nimero z'aba bakozi b'Imana ushaka kugira n'umwe muvugana muri abo ziba zihari reka mwarimu Betty adusengere dusoza ikiganiro kadusenge Mana izina ryawe ni ryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka nibiba ari byo bibaho mu izina ryawe uyu mwanya tugushimiye ko uri Imana ikora ibikomeye ndetse wafashije Petero mu gihe yari agambaniwe mu gihe yari mu kaga abitorero bakomeza kumusengera turasenze kugira ngo ushyiremo umutima abitorero wo gusengera abantu bari mu kaga bari mu ngorane turasaba imbaraga z'umwuka w'urukundo rwongere rugaruke mu bantu ndetse nk'uko ababa mu byakozwe n'intumwa babikoraga turagusabye mwami kuko ibi tuvuga ni ibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije ni ibyo twigiye ku birenge bya Yesu turabizi kugira urukundo niyo mpamvu wadupfiriye dusengeye abantu bose ngo ubafashe mu izina rya Yesu abari barakomeretse kuko batabonye urukundo abari baragize ibibazo ndetse n'uyu mwanya abari kumva ibi biganiro bakaba bafite ibikomere bavuga bati ngewe nawasuye ngewe byagenze gute turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubongore ibikomere mu izina rya Yesu abantu bari kurira mwami basubize ubahoze bakize umutima ubabaye barengere mwami Imana abari mu kaga bari kugeragezwa abari kurira mwami abari mu bukene abadafite icyo barya abadafite minerivare abantu bose bari mu ntambara twirukanye imbaraga z'umwuka mubi utuma abantu bahora biganyira mu izina rya Yesu turasabye ngo ubohore imitima turasabye ngo abantu banezerwe abantu bongere buzure umwuka wera muri ibi bihe bya Pentekote reka imbaraga n'umuriri bivuye ku Mana bijye kuri buri muntu wese yongere yuzure umwuka wera nitwuzure umwuka wera turakora umurimo neza nitwuzure umwuka wera turasengera abitorero nitwuzure umwuka wera turava mu gikombe baka tugihindura ahantu h'amasoko dusabye izindi mbaraga mu izina rya Yesu kandi ni ukuri aba bakozi b'Imana turagusabye mwami kugira ngo wuzuze abantu umwuka wera abazakurikiranira ijambo abari kuryumva abari bari mu bibazo ab'ingo zari zisenyutse twohereje y'umwuka wera kugira ngo yongere azubake abari baremerewe mwami n'ibigeragezo by'igihe kibi haleluya Mana twarakubonye utabara twarakubonye urengera twarakubonye natwe impamvu tuvuga gutya nuko twabonye udutabara twarakubonye turi ababyeyi
tukubona tubyara tukutubona urera abana mana vumiriya yarakubonye muri uyu muhamagaro akubona uri Imana irengera abera akubona umurengera niwe yarakubonye mwami dusengera abera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwami abari bakingiranye nka Pawulo ndetse bari mu kaga nk'uko yari ari mu bwato mana n'abameze nka Petero abameze nka Yohana mwami wanjye turasenze ngo ubahe imbaraga kugira ngo babashe guhamya mu izina rya Yesu abo batabonye ababageraho uyu mwanya ibisengesho birumagereho abatarabonye ababasura mwami Imana tubohereje ngo ubasure umwuka wera n'abasure umwuka wera niwe wahindura ibihe abantu barimo bigoye agashyiraho ibihe by'umunezero ndetse no mu bihe by'indwara z'ibyorezo turasenze mwami ngo udukirize igihugu mwami Imana kandi abantu bawe bose wongere ugarure ubukungu mu gihugu mwami nk'uko umuhanuzi Elisa yasenze akanahanura ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya intego y'ifu y'ingezi izabigura shekeri imwe turasenze ngo ibyo nabyo bituremere mwami haleluya haleluya turi hano turagushimira mana uyu munsi turi mu masengesho y'iminsi 10 twitegura Pentekote turasenze mwami kugira ngo tuguze umutima kuko kiriya gihe barimo basenga barimo batura barimo bavuga ati Mana twese udutunganye basabana imbabazi reka abantu bongere guhembuka kubw'izina rya Yesu icyubahiro n'ubutware bibi by'Imana tugushyize hejuru tukuzamuriye aya maboko imitima yacu iragushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe kuko ubohoye abari baboshye turabizi neza ko babohoye haleluya turabizi neza ko ubohoye ingoyi turabizi neza ko abari bafungiranywe na Satani ubasohoye muri aka gahuge ukabushyize mu mbaraga ukabubakuye mu mbaraga za Satani ukabubabohoye abumvise iri jambo batarakizwa reka bakizwe bamenye ko abana b'Imana bazaruhuka izina ry'Imana nirishyirwe hejuru twavuga byinshi ariko turagushimiye icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 amen